se Kayite umwana amerewe ate muri iki gihe? Amerewe neza. Nawe wabyiboneye nawe witegereje. Ako asinziriye kubera urugendo rurerure mu modoka ubundi abayadukubaganiye bigatinda. Kuva Butare kugera inaha Musambira ni kure yananiwe. Harya yitwa ndera? Yitwa Kavamahanga. Ese ubu ntagiye kugira imyaka 2? Azuzuza 2 n'igice mu cyumweru gitaha. Se buriya ntashobora ngo akara ntitwumve. Hariya ni hafi turanahareba. Ese tagisi yawe kuri hano tukufanye ryari? Wagira ngo naje mu ndeba nibwo nayo nkihagera. Buri gihe nubahiriza amasezerano ngewe. Ese ko ntakubajije butarumerewe te muri iki gihe raziye kumerewe neza? Mererwa neza se byahiye. Nukubaho buhoro buhoro. Ubuzima bwo mu mujyi wa Butare murabebe ku bantu nkatwe tuba tudakorera amafaranga. Mu Kigali se mumeze neza? Numvise ko mwana akomeye. Bimeze neza ra? Ndaho ndakomeye. Kwara kwivugira nabondi biragaragara. Ntimurabona umufasha se? Oya. Ndacyabitekereza neza. Babagiriye ikizere kuba mukiri ingaragu ntibigifite umwanya kurimo. Ko mugomba kugira vuba. Ubundi bwo ni ngombwa. Maze rero Kayitesi. Ubu ugomba kuba wibaza impamvu nagutumyeho ngusange hano Musambira hanyuma nkakuzana kuri uyu muhanda. Reka ahubwo byambere rujijo cyane. Nibajije impamvu yo kunzana mu muhanda w'icyaro kibisi nk'iki biranyobera. Nizo ushaka kugusobanurira nyine. Mugiye no kubizambya munyicaza hano mu byatsi. Rero ni mu bihuru. Ahubwo nimugira va mu maramatsiko. Ndabyumva ugomba kuba wibaza byinshi. Gusa mbanje kugushimira kuba waje. Kuko byerekana ikizere ufite. Nta kuntu ntabagirira ikizere kandi mwarampaye imfura. Nubwo bitari mu nzira zitunganye. Ngo niko ushaka kuvuga ndabyumva. Nk'ibyo. Ndabyumva. Ibyo byose ntabwo twabanye nabi kuva tugitangira kumenya nagitangira kwiga muri kaminuza Butare. Kandi na nyuma ho maviri ntitwigize duhemukirana. Gusa muri iyi minsi ibintu bigomba guhinduka. Bihinduka bite? Wese ntubyumva. Ego, niyo mpamvu kuva aho mubone umwanya ukomeye mutongeye kunsura cyangwa munyandikire. Wabimenye rwose. Menye ibiki? Umwanya nahawe ubutuma abantu benshi cyane cyane abo mu mujyi bampanga amaso. Baguhanga amaso? Ivyo nkoze aho ngiye wo tuganira hagaragara byose babibona vuba. Niyo mpamvu nahisemo ko tubonanira ahantu nkanga hitari uyu muhanda. Ego. Urashaka kuvuga ko amaboko atareshya rero? Wabyivugiye nibyo. Nta kireshya rwose. Ubwo ntashobora kuramukanyura byumva. Kiri umunyeshuri byari byo. Ariko aho bampera uriya mwanya byabaye ibindi. Ko byabaye ibindi? Byabaye ibindi. Ibikise? Ivyo ariko ntacyo byari bitwaye aba tudafitanye uriya mwana. Umwana se atwaye iki? Aragitwaye. Banamwinubye nge wirirwa mukurura impande zanjye akaba rimwe atari ikibazo kandi ntaho muhurira. Ikibazo ufite n'iki cyatumye ngutumaho. Kihese. Uriya mwana uretse ko ari umwana nge nkaba ndi mukuru, ubundi nawe wabonye ko dusa nk'intobo. None se ikibazo kikaba kiri? Ikibazo kirahari. Sibyo byiza gusa no wabyaye se? Nge suko mbitekereza. Ubitekereza ute? Ikibazo nuko no batazi uwo mwana uzajya mubona kabanzi, azajya ahita amenya amateka yanjye nawe kandi atari ngombwa. Ijoro simbishaka ko ntibinyongerera icyubahiro. Papa. Ubwo ara kuko wakomeye ibyo twakoranye byose biguteye isoni kugeza nubwo umwana wawe utakimushaka. Sinkimushaka ko anyibutsa byinshi ntashaka kwibuka. Cyane cyane nyibutsa ko nigeze gukubagana. Akabera rubanda rwose ruzi ikimenyetso kidasibangana cy'ubwo bukubaganye. Icyo kimenyetso se warebye ko gisibanganya maze ugatunganirwa. Wagahirwa we. Winyumva nabi. Nakumva nabi se. Winyumva nabi rwose ntabwo nabirota kuko ari umuziranenge. Nta cyaha afite rwose. Ubwo urabizi ko ari umuziranenge. Ikindi kandi ko dukabije gusa. None ahubwo nanjye ngukoze isoni kuba ndiho kandi bamwe mu bakuzi bazi ko twigeze kuba inshuti. Oya binkoze isoni n'ibyo binkoze isoni. Aho njye mvuye kuri isi ntibyarushaho kuguha amahoro maze ugakunda ukarushaho gukomera. Nyagasani gukomera menya bikomeye koko. Ariko njye sinakomera ntyo biramutse binangwiririye. Erega akomeje kundogonguza kukubwira icyo naguhamagariye. Ahubwo ntizi ibitekerezo bitandiye kandi ntigize ntekereza. Nagakenze kiza wambwiriraga ahantu nkaha. Harya ngo nuko nacupiye. Si wowe ncupije ubu njye simba ndi umukobwa utunganye cyangwa narasabwa mfite uwanjye none nkaba ntabiteze. Babazwa nuko mumara kuduhindura ibijonjoro mutubeshya hanyuma mukatukujugunya iyo ngiyo. Ntimuturebe n'irumwe. Ntabwo naguhamagariye kukubwira amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo utakoze ntiwabikoze. Yakoze kandi byaragaragaye. None se ko byaragaragaye? Kuba bimwe narabigizemo uruhare rero nivyo bimbangamiye. Subwo wabaye wareraga kuntumaho niba bagira ngo umugire ko utanshaka. Nari mbiyobewe. Iminsi yose warumaze utanyandikira, nanakwandikira ntunsubize. Ahubwo we ineza banze kuvuza koko. Kubona waribagiwe uko wazaga umeze n'amagambo wazaga uvuga boshye wahanzweho. Ubwo ko wabaye uretse kurakara, wabaye uretse kurakara ukareka ngwike no guhamagariye. Gusa ni ikindi uwongeraho ni iki? Cyumve neza. Kubera ibyo byose nakubwiye. Wowe nuriya mwana nubwo mbona mu mbangamiye mu mibereho yanjye. Turakubangamiye koko. Kubica simbishaka. Gusa zishaka ko mbaho bashobora kumenya bari. Esa buri siterero. Imana yendushyizambera umugabo. Cyetse bituva mu Rwanda. Muve mu Rwanda koko. Hey! Aho utazwi se ntiye ko warenze n'imipaka.
nicyo nashaka kukugezaho. Ndashaka ko mwembi muva mu Rwanda rwose ubutazarugarukamo biyo. Ntago mani kiza. Kugira ngo ibyo byorohe nakuzaniye amafaranga 1,000. Ukazayajyana ukajya muri kimwe mu bihugu duturanye. Ntibizakurushye. Cyahise. Nibigushobokera uzaje kuri. Kose ko kurakomeje. Ndakomeje ugende rwose. Sinshaka kumenya igihugu uzajyamo icyo ari cyo. Kuko ntifuza kuzongera kubona nawe ukundi. Ko ntushaka kuzongera kumbona. Ushobora kuzagira iyo uzaba ukazizacuruza ukabaho utyo. Nubundi mu Rwanda ntacyo wakora uretse kwandavura. Ubu koko mpambire kubera ko utanshaka hafa. Hambira. Ntaho ngiye sinzava mu Rwanda. Nta mafaranga uyereke. Mu Rwanda ndahakeneye ariko mfite amahoro. Ubukire bwa mbere nubwo nta bundi. Ibindi bizaba biza nyuma. Ntaho ngiye nta mahoro rwose. Ntaho ngiye. Uribeshya kuko mbishatse nta mahoro wagira. Ko nta mahoro nagira. Nibyo ntacyo ushobora kubihinduraho. Kandi uramutse ubyaza ugatsemba undi mugambi nafata ntiwazigera gushimisha. Ubundi se ufasha uranshimishije. Ushatse rero wabyemera utazuyaje. Ndetse mbigize itegeko. Ukabuze kutazigera ugaruka ruriya mwana cyangwa se gusura bene wanyu. Nta muntu kandi ugomba kumenya ijambo na rimwe kuri ibintu nkubwiye. Aha, yego ko. Wakarama we yo gupfa yakena nzagenda utazanda no kunyicira. Nibyo, nta kintu naguhamagariye. Dore amafaranga ngaya. Dore ngaya, shyikira. Ntawe uzigera yagukekeraho. Ejo cyangwa ejo bundi ntuzabukira mu Rwanda. Nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho wagiye. Uzabura gusa bagushake bakubure birangira. Ariko se ubwo urabona nzabishobora. Uzabishobora. Umwana azakura azi ko aho muri ariho iwabo. Ntuzigera ugira icyo umubwiraho cyangwa utuza gusura bene wanyu. Ubikoze nkabimenya wazabyicuza. Nta n'ikindi ubimbazaho. Ibisobanuro nari mfite birarangiye. Injira. Sinonza bando. Yewe ni ngewe mwiriwe. Mwiriwe. Yego. Komera bando. Yego. Amakuru kira? Mukuru ni meza. Cyumweru cyagenze neza. Rwose. Abandi se ko badakoma bagiye. Yewe, nari nagiye ejo iwacu. Naje nane nsanga umugore wanjye yateguye kujya gusura mugenzi we bakorana ngo barabyaye. Nuko mbwe umushoferi ngo nabajyana. Dore n'abana bose bagiye n'ijyo basigaye hano genyine. Eka numvise nta muntu ukoma mbona bidasanzwe. Ubundi se ko abana babaga basakuza. Cyane. Ahubwo narigize ngo nta muntu uhari, nari ngiye gukata imodoka ngo nisubire ntakomanze. Reka numvaga ngomba kwiruhukira. Nibyo. Yewe nge naruhutse bihagije. Mu gitondo nta kindi kintu nakoze uretse kujya mu misa. Ahubwo nari nyarutse kugira ngo tube tuganira gusa umunsi wisunike. Ntacyo ujya mu misa buri cyumweru. Kujya mu misa burya ni ngombwa. Burya ibyo dukora byose bigengwa n'Imana. Reka sitwe tubigenga rwose. Tugomba burya kuyiragiza kuko ishobora byose. Ubuze tutayiragiza ntituriho. Ibyo ntabwo twabigira impaka. Mushobora kuba muriho kurusha ndetse benshi bayiragiza buri munsi. Nzabando. Uvuze icyo nyibutsa rwose igitekerezo mporana ariko nkaba nari narabuze akanya twirenge ngo nkubaze neza. Ni ibyerekeye iki? Reka nzazane ibyeri tubivuge dusomaho. Zana byeri da biryo banga se waba mbikiye nibanga kira. Reka nze rwose ndikubwire. Yewe nanjye ndumva ari inteye amatsiko. Kubaza nibanga naho kubimenya ni ibintu usanzwe. Ni ibintu usanzwe uzi kandi nangira ngo barubyibazaho. Ndabanje umva David amatsiko rwose. Akira. Urakoze n'izuba riri hanze harimeze nabi. Ni byinshi cyane byacanye umunsi. Ariko nanjye mfateho usanze nanjye aribwo nkibyuka. Yewe. Niko se ndakumva. Ubucuti burya n'icyo mara wenda wabona inyungu y'inama. Harya imyaka ibaye ngaho urongwera? Ibaye 10. Imyaka 10. 10. Imyaka 10. Kuba se kugeza iki gihe nta kana nta n'indavuyemo nzabandi ukibaza iki? Yashawe navyo bazo iki se yabisho.
amaheri sasa aba yahe umuti urabona uzaba uwe koko. Kanimwere byere mwihorere. None se shaka ko umugore wanjye twasezeraniye mu kiliziya tuvugana ko nzamukunda mu byishimo no mu byago kugeza gupfa. Kandi akaba nta kibarangirira. Oya ntacyo. None se shaka umwirukane koko nkuko bamwe babigira. Umurikize. None se ariko bundi uzi neza ko ari utabyara. Byo ndabizi neza kuko rwose twisuzumishe mu babishoboye benshi kandi baduhaye ibisubizo bimwe. Yewe erega ubundi nawe arabizi neza ko impamvu ari ziturukaho. Cyangwa rero ivyo ntabwo byambuza kumukunda da uko nabimusezeranije se. Kandi nta nubwo ari wabyiteye n'ibyago. N'ibyago rwose niko bimeze. Tuzavyihanganira twebwe. Yego kwihangana mu byago nibyo. Ariko se nta kuntu wabigenza nko ku ruhande. Ukaba wakwibyara umwana umwe cyangwa se benshi akabemera bakabawe. Oya reka ndumva rwose n'umugore uko yabyumva nta niba gukunda yakwihangana rwose uwo mwana akamurera nubwo atari we mwamubyaranye. Ku bagore ibyo ntiwabyemeza. Cyakora ibyo uvuga byo ndabyumva da uretse ko numva ntabikora ngewe. Kuki se? Hari igitekerezo cyanjemo ariko nahise nyamaganira kuri. Reka impamvu ni nyinshi. Reka njye numva nta mpamvu igaragara yatuma uzagumiraho ugahambishwa ikara. Rero ubwo muteka ku mashanyarazi nika ntaryo bazabona iwawe. Ariko uzi gusigira imbeba buri munsi ukoresha nta kana. Ngazo mpamvu zinyoremo nanjye ndazumva ndi umugabo ndakugira inama. Ko nzifitera? Nizo nshaka nanjye ko nasomera akabyerera. Yewe ndazifite. Ngaho nyorera. Dore yambaye nuko ndi umukristo ibyo urabizi. Iyo mpamvu yonyine se ntihagije. Umutima wanjye rero ntiwanyemerera guharika ku buryo bwo ariko kose umugore wanjye nishaki. Iyo bigezaho bikomeye ibyo bukristo bivaho. Oya mwa. Ibyo ni imihango nzabandura rwose. Reka kujya mu kiliziya no gukurikiza ibya padiri avuga ni imideri nkindi. Uramenyesha ntabwo ugize gukisha. Ugira ngo si ibintu bikomeye ibya padiri babigikora. Ndakuraye da. Nge suko mbyumva rero. Ubyumva utese? Ntabwo ari uko mbyumva rwose. Nubwo ubyita ibya padiri nawe wibashije ye wasanga ari byo. Ni umuco rwose dukwiye gutoza buri wese wiyemeje kurwubaka. Tuvuye nko ku mugore wanjye mbese. Ivyo byagwa afite yamenya ari uko turi kumwe twabaye umuntu umwe. Tugomba rero kubifatanya. Nishima se ko mfite umwana nabyaye umugore wanjye bazashimishwa n'iki? No kurera abo wabyaye. Yego byashimisha mfite umwana wanjye. Yewe ariko noneho tekereza ngiye kwa nyiranaka tudafitanye amasezerano. Uko mpavuye akaza undi bwacya akabyarana n'akana kawundi akambwira ko ari uwanjye maze nanjye nkishima ngashishikara nshaka uruhembo. Kandi mu by'ukuri umwana atari uwanjye. Sesha nzabwirwa n'iki ko ari uwanjye koko? Uzareba ko musa. Cyo nawe bihuriye. Dushobora kudasakanda ari uwanjye agasanka nyina cyangwa nabo kwa nyina. Yewe ashobora kusa nabi wacu tudasa. Ubwo se ntabifotorira he? Nawe wakwirebera ugashaka umukobwa uzi ko atabunga hirya no hino ukamwiharira bikarangira akabimenya nawe. Ngaho rero aho bikomereye. Bikomese bite? Umuntu mutirira ngo muterara na buri joro wabimwizera utera ushingiye kuki? Yewe nabagira babibeshya burya. Ukabyizera nkuko umukristo ngawe yizera Imana atarayibona. Reka shaka gutuka Imana. Ngwiki. Have kwizera ko abakristo rwose. Ntago mbatutse. Ko gushingiye ku bitangaza byinshi Imana yakoze kandi ikora buri munsi isuze Yesu urabona. Tangarira. Icyo kizere uvuga ntacyo kizere uvuga ntaho gishingiye rwose. Icyo ntacyo ntabwo cyaba ari kizere. Nabashakanye mu barakica nkaswe ishoreki. Reka numva atari impamvu zatuma uberaho kugeza gupfa. Erega sizo gusa. Ni nyinshi. Ni nyinshi rwose. Dai byose niba hari n'izindi nama afite nk'izo mbwiye. Yewe habishu. Ndakumva. Mu Kinyarwanda baravuga ngo isuri sambira byinshi gasohoza biki. Umugano ubaho. Ariko ntahore n'ivyo byawe. Wese wasambira byinshi nta na bicyo ufite. Ndashaka kuvuga ko nta n'umwana n'umufite. Yewe ndabiguha neza habishu. Ngaho ngariya sha ndakumva. Nihaye kujya hirya no hino kuri uwo nita inshuti nizeye. Ngaho rero nacyagusida. Nkagikongeza umugore wanjye twembi tukarambarara ibyacu bikarangira. Ubwo ko naba nungutse iki?
aho ufite ukuri kuko abenshi barwaye sida bayanduye kuri ubwo buryo kandi bari bizeye ko bagiye kubona nta cyarangwaho none se nyamara hashira iminsi mike inzogera ikirenga. Ibyo ari byo byose si iki nako ntabyo urampagaritse pe uranzitiye. Sida nta muti nta n'urukingo. Reka da ntiwumva se naba nihemukira ngahemukira n'umugore wanjye bitavuga rwose nibyo byo tukabura umwana tukabona ubuzima bwacu. Erega uretse n'iyo sida hari n'izindi ndwara ziriya zandura kuri ubwo buryo dawo umuntu yubaha burya adakwiye kwandura. Ndakizo zo ndazizi. Umuntu urwara ziriya ndwara zifata ibitsina kandi biturutse ku bukubaganyi bwe njya mvuga ko yandagaye rwose. Ariko se erega nanjye nifuza kubona umwana. None se ntabwo narenga kuri izo mpamvu nakubwiye cyane cyane icyo cyago sida. Ibyo nibyo rwose. Wihaye ubukubaganyi nk'ubwo abyemera ari uko imugezeho. Rwose ni nk'aba bashoferi biruka amasigamana bemera ko bashobora kugira impanuka ari uko bamaze kuyigira. Iyo bagize imana nabwo iyo mpanuka ntibahitane bakabona akanya ko gusubiza amaso inyuma. Yewe habesho ndakumva nzaba ndora we. Reka ntahe. Nebye tahere numva ikibazo cyawe kinaniye rwose. Ubwo tuzasubira ubundi. Ikibazo cyawe kirakomeye. Gukomera ko kirakomeye. Ariko rero burya nta kundi byagenda. None se ziko nagombye gukomeza ubwororoke bw'umuryango ariko se mbigire. Ntako. Reka ndebe ikoti nambare ngeze hirya hariya mbaze kanyandikwe n'ibyo namutumye yabinzaniye. Ngaho gira vuba. Ngo abana Kayiteze ko namwirukana umwana wanjye butazagaruka nkaba ntazi naho baherereye. Ubu none simba mbazanye nkamurera bahunguwe ubwenge buza ubujiji bwabanje koko. Kwa wundi wa kera wereka sinzi nakanunuke. Wenda hari n'abahise akurikira nyina. Harya mama nyina yitwaga nde? Nyiramanadera. Niba basi mu bantereye umugore. Ivyo byose nabigira nte? Nzaryoma nta kundi nabigira. Ni handi sinaneze kumenya aho bari ngo mbazana imbarere. Tujyane zabandi. Mwakinga urwo rugi. Mama, uyu munsi ku ishuri umwana yanyenjejeho ndamukubita none mwarimu yambwenga ejo nzazane na papa. Wamushubije iki? Nari kumusubiza iki namwihoreye. Ubwo ejo nzananirwa kwigira mu isoko maze nyanya zanjye zipfe ngo ngiye kwirirwa ku ishuri. Ubundi se kari papa bantumye wumva ari wowe? Mva nawe. Sasa uzajya ntudafite. Ariko mama, kwambwiye ngo uzambwira aho papa ari nawe ukuze ubu koko se ndakura umuntu ugeze mu mwaka wa 6. Wa 6 gusa. Ubonye ni uri w'amashuri yisumbuye. Kagenda uzane cya gitenge cyanye n'ifuke ndumva mbeho nye. Banza umbwira aho papa ari nduva maze gukora. Tangiye kandi kumbaza ubusa. Ubwo se nubusa? Kubona abandi bana bo batuma base bakabazana naho nge simuzane. Mama, uzuko abahungu twiganye bose bambwiye ngo iwacu ntabwo ari no. Bakubwiye ko ari he? Bakubwiye ko ari he? Bambwiye ko ari mu Rwanda. Nibyo se koko ni mu Rwanda? Nibyo ngaho jya kunzana igitenge maze acece cyaho ngaho rwo. Buryo tugiye mu isoko ku Gisenyi tuba tugiye iwacu rero. Tugiye iwacu. Si heza se? Ni heza. Useka atari kure twazimukiye ku Gisenyi. Ntiwazajya ucuruza muri rya soko rya ko nabonye ari cyiza. Tuzagumina no Imana ishaka ko tuba. Data saba ku Gisenyi. Oya. Buri kanya so. Ntiwongere kumbaza ubusa. Jya kuvoma amazi nitekereza. Abahe mama. Abahe rwose. Ese kuki mutazanye no kuri Goma? Ntabwo yashatse kuzina. Kuki se utagumanye nawe? Yarakurukanye? Yaranyirukanye. Kuki se jya utansize yo? Nanjye yaranyirukanye. Yatwirukananye twembi. Wowe n'ubwo wari wamukoshereje. Yese nene namugize nte? Mama, wibabara ubwo azadukumbura ze kudusura. Njye kukuzanira cya gitenge cyawe. Genda nzane wa mwana we. Sasa yambukira byose. Iyo nkejya muzo ndeko yarangira nzatsembese nzabigen nzagira ne koko rwose yewe nzamubwire dukese tudahagije ndakenza. Dore ngo ikinda kizanye. Erega kirashaje gira uburi kindi. Ndakibura kise mwana wanjye ko nahombye nkaba maze
amaze gukena. Ariko mama ko nabonaga kera bari bifaranga byinshi ubu kuko byose byarashize. Byarashize neza neza. Icyo gihe se ko nacuruzaga byinshi. Naho ukora utunyanya ncuruza kugira ngo tubone iki turamutsa mwana wanjye. Ese papa yarakize cyangwa yarakennye? Yarakennye kandi ntabwo yadukundaga. Aba ku Gisenyi se? Aba mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu ishuri twiza ko yitwa ngo ikira. Ese nibyo murabyiga? Ni Kigali. Turabyiga nabyo. Ubwo waturuka ku Gisenyi yagira Kigali. Yagerayo hari imodoka nyinshi n'umuhanda mwiza. Ariko mama, niba papa atadukumbura uziko ko tumukumbuye bazaretse tukajya kumusura. Ntuzigera unabirota no mu nzozi ndabiguhariye ndabikubujije. Ntabwo adukunda na gato. Ubwo se birashoboka? Ntashaka no kutubona imbere ye. Ubwo se birashoboka? Uyereka tuzajyayo. Oya ntabwo tuzajyayo. Kandi kava amahanga uzankorera ishyano. Ariko mama, ubu nisa na papa. Murasa cyane rwose. Murasa cyane rwose. None umenye papa agira amahane. Gusa umuntu yanga wabasa koko. Kundi umuntu akunda wabasa ariko so yakwanze kandi musa. Kuki wanze kumbwira ko yitwa mama? Izina rye nararyibagiwe. Ntabwo nshaka kuryibuka. Ntabwo nshaka no kuryibuka. Mama kuki nkwaje izina rya papa buri gihe umbwira ngo ntabwo urizi ngo wararyibagiwe. Genda umva bidashoboka rwose. Urambeshya. Nkubeshya. Mama rimbwira ko sinzajye kumushaka mubwire yongera dukunde. Oya sinzibyibuka niko nakubwiye. Nubwo naryibuka ntibishoboka. Ntiwanabishobora. Naho wabishobora nge simbishaka. Ndabyumva ko ushaka kumenya data. Ntago mbishaka rwose. Kavama ha. Tekera ziranyanya ku gitebo kandi sanga urangije. Ngiye mu gikoni. Wumvise? Numvise. Naho reke kumbaza ubusa. Ntuzongere kumbaza ubusa rwose tarigenda narakwiyamiye. Ntukambaze. Ndabikora vuba ari kuzarimbwira. Wenda papa arankunda nuko mama atabizi. Nzajya kumushaka ye. Izina ntarimenya. Ubwo nzi ko abi Kigali gusa nzapfa kugenda. Wenda twe kuzavugana ariko mubone. Ndetse nzajya kumushaka mu kwa 7 dutangiye ibiruhuko. Mama ntazamenye iyo nagiye. Nzafata ku mafaranga ye. Nzafataho azanjyana nazangaru. Ubundi nzafatira imodoka ku Gisenyi ndahaziho. Ndabyiyemeje. Umubyeyi ese ko numva witabira kururi? Ari byo nabwiraga umukozi ngo aze gutunganya. Naho ubundi nari nicaye mu ruganiriro nisomera imvaho. Imvaho harimo iki cyiza? Birimo da, harimo utuntu twinshi twiza. Dore nk'iyi waruzi ko ni nziza cyane. Ni inyandiko y'uyu munyamakuru ni nziza rwose. Iravuga iki? Iravuga ukuntu ikibazo cy'abana b'imyandaro giteye inkeke igihugu cyacu. Ngo umugabo wese waba azi neza ko umwana uyu n'uyu w'ikinyendara ari uwe ntakwiye kugira isoni zo kumwemera ku mugaragaro. Ndayisoma nitonze reka mbanze nicara akanya nduhuke. Dore igihe mba nabereye mu mpapuro. Ibyo byada. Niko hari ikiruhuko cyawe gishigaje iminsi ingana iki? Kimaze no kundambira. Ahubwo mbura icyo nkora neza. Ubu nari ngutegereje ngo twiganirire numve nshize irungu. Kwiranwa n'umukozi wenyine. Induru y'abarwayi ku bitaro nawe kandi imena umutwe. Noneho ngaho ndaje rishiri. Ko nta nkuru ufite kukubwira sura rimarwa ni. Reka nkuzanira akayoga wica inyota. Ahubwo ibyo biraruta. Nubure cyo mbwira se nanjye ndakibura. Niba nyine wowe ugifite umbwira niba makeya wa. Nyihera da nahundi ibyo biruta byose. Urakoze. Shano no ufungura iyo radio ya makeya numvera. Nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyegezayo. Nderaje kurivuga se? Cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza? Simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. Amagambo akomeye nk'irya avugwa abantu bageze ku buriri. Ugura burimbwira. Uyo wese ko yongeze ku buriri mpita nisinzirira. Radio yanjye ntivugira ku buriri. Kubanyega bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza. Ariko ntiwumvira ye. Ngaho cyangwa arimbwira ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya. Hari ikibazo kinini gihari. Tacyo da. Maze iminsi nifuza kugira icyo nkubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. Iki kibazo ubuzima bwacu? Iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza? Iki kibazo siko numva uvuga uziga. Akana. Yewe kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara.
ikindi ushaka ko tuvugana n'iki? Ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka. None se uragira ngo ushake undi mugore we nkwirukane? Uretse ko ntabishobora nta nubwo byemewe. Wese wabyemera? Oya nanjye ntabwo ari ibyo nanjye nshaka kuvuga. Sobanurira neza rero. Icyo nashaka kuvuga nuko numva kugira ngo tubure umwana wacu tweme maze turekeraho, kandi wowe ushobora kumubona ahandi wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe. Akana? Akana rwose wakazana nkakarera, kandi nagakunda nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato. Ndumva ntizeye ko amatwi yanjye yumvise neza. Ibyo numvise niwo bivuze cyangwa se ibyo uvuze nibyo numvise? Ibyo mvuze nibyo wumvise, kandi ibyo wumvise nibyo bivuze. Ndagukunda rwose n'umwana wawe namukunda byimaze. Ndamushaka munshakira aho uzamubana hose, apfa kuba afite amaraso yawe rwose. Umubye, ndabizi urankunda nanjye ndagukunda. Niyemereye mu ruhame ko ntacyo ntazaguha igihe kigufitiye akamaro cyakugirira neza. Ariko nsaba icyo ntashobora kubona. Nubwo ntashidikanya ko cyagushimisha. Oya byashoboka rwose. Nta kibi nzabibonamo. N'Imana yabikubabarira. Sinashobora kugwemukira ngo hari kabenda ko kageni, kandi ndagusezeranije kukunda we wenyine. Oya uzahumiriza amasezerano buyibagiwe. Ereka nubwo nahumiriza nkayibagirwa. Sinakwibagirwa ko mu maso y'Imana nkesha ibintu n'ubugingo cyari cyaha gikomeye. Icyaha cyicuzwa kigahanagurwa, cyane cyane iyo hari impamvu ikomeye nk'ingi yatumye umuntu agikora. Ese ubwo umubye uwo twabyarana umwana yaba ari mu ntoki. Umukobwa niwe wakwemera kuguha umwana kuko aba yumva mubangamiye cyane. Ntawe ari kukareba umukobwa wiyubashye. Ariko kuko urasetsa ye. Wibuke ko nta mukobwa mwiza wiyubashye umara kabiri atarongowe. Barahari nyamara. Ikindi kandi n'ubwo yiyubashye usigaye atararongorwa ntiyankundira. Yakunda. Ankundiye kandi ntabwo yaba akitwa ko yiyubashye. Irashaka impamvu zo kwanga gusa. Oya si ukwanga gusa, ahubwo wibuke ko byari ibintu bikorwa rwihishwa ariko bikanga bikagaragara. Iyo bigaragaye se. Tekereza rero igihe bizaba byageze ahabona. Ubu uvuga ko yabyaye umwana wanjye namwemeye. Ukuntu icyubahiro cyanjye kizakomerekera bikabije. Ariko se utuzagomeraho nta kana pe ngo n'ibyubahiro urwanaho. Oya ni intego niyemeje. Sinakora icyo umutima wanjye utatekereje. Ngese ko mbikwemereye ikibazo kiri he rwose. Gerageza aho murase nzafuha. Ariko se umubye ko nshimye impaye urwo ruhushya. Umpaye n'urwo kurwara no kukwanduza sida igihe nsaba ndamutse nyandurira aho nshakishiriza. Ubu suye ko ubwo ari bwo buryo bwa mbere abantu benshi bayanduriramo. Sida koko. Sida nyine iragatsindwa, kandi n'umuntu atarikekeraho haba ubwo yaba yifite. None se sinanatekereje kuri icyo cyago. Yewe aho ntacyo nongeraho, yo gupfa yakena. Ekereye duhebera urwasha. Ereka burya nanjye birambabaje. None se twabigira dute? Ntituraba mbere cyangwa abanyuma bahuye n'ikibazo nk'iki. Cyakora koko. Ahubwo uruta twihangane. Kwihangane rwose nkuko twabisezeranye. Nundi agahinda gashira bake kuri iyi si. Nibyo byo Zapfurude kasi ndabona nkwaduze icyo cyorezo. Kandi uzi neza ko bishoboka. Nuko uyu muntu nyine kitari cyamugeraho yibwira ko nawe cyamuhera. Yawe kongera no kukivuga. Kirakanyagwa. Reka ahubwo nigendere njye kureba wa muhungu ko yari yaheshagire vuba twiryame. Mubwira agire bwangu nanjye ndumva shonje. Amaye. Ibi bintu sembegize ni. Se noneho hamenye ko harabona igeze kubyara nkaba ntazi naho bari sinamukira. Ariko ashwi reka. Reka sinabona aho mbihera mbimuhingukiriza. Ntacyo nzabimuhingukirizaho rwose. Nzashaka kugeza igihe nzapfira. Ariko nyamara burya aravuga ukuri nanjye ndabifuza cyane pe. Ereko ubugoryi nabugize kare nyoberwaho imfura zanjye zagiye. Iyo byibura za kubashyira hafi nkamenya aho bari byarwihishwa. Yewe ni ishyano. Yewe burya koko namubize turimo injiji. Nijoro ryamyeho nari ryari cyagiye kigera mu mujyi bwa mbere neza nk'uko nari imeze icyo gihe. Watisigaye reka negende umwana yosha yewe mwana
Inguhamagara. Urakora iki hano? Aha niho naraye imbeho n'ibyambujije gusinzira. Aho bukeye akazuba kavuye nibwo nashoboye kugoheka. Sigiye. Isa sita witwa nde? Nitwa Kavamahanga. Kavamahanga? Ayi wowe. Urava ukagesha? Abantu ubwo batangiye kurya. Nageze n'ejo hanga mvuye muri Zaire hafi ya Goma. Iwanyu ni muri Zaire rero? Ngo ni mu Rwanda ariko tuba muri Zaire. Ngo ni mu Rwanda ese nta n'ubu nahazi koko? Ayi wowe. Niko wowe. Ntabwo hazi? Nta nakabaraga. Mpereko kurya ejo bundi nimugoroba. Ninde wakubwiye ko wanyari mu Rwanda? Ni mama wabimbwiye. Ubwo nyoko n'umunyarwandakazi rero? Na data. So muri kumuha muri Zaire se? Data simuzi. Yarapfuye? Umenya kiriho simbizi. Aba hehe? Ngo binanga muri Kigali niba naje nje kureba. Uje kureba? Uje kumushaka utamuzi? Sha urabona uzamubona ute koko? Uzi izina rye nibura? Sindizi. Uzi kuri uwo mwana koko? Kigali we ntabwo yizi. Urumva uzamushakira hehe? Simbizi, ndashaka kumenya nubwo ntamuvugisha, ndashaka kumumenya. Hari umuntu usuzi nibura uzabigufashamo sha? Nta n'ubwa mbere mpageze. Aya ntibishoboka. Ntibishoboka. Waje gushaka umuntu utazi koko? Urumva uzamushaka ute? Simbizi. Ese uzaba utunzwe n'iki muri iki gihe uzaba ukimushaka? Wenda sinzabura abagira neza bamutwonja ahubwo nzajya ndara ku gasozi. Abagira neza? Kuva wagereye hano mu mujyi niko kuva wagereye ubu ngubu umaze guhura n'abagira neza bangahe? Uri uwa mbere rwose sinjye kukubeshya ahubwo korera Imana ujye kumutwa nirirwa uyu munsi ndumva shonje pe. Ntabwo ikize shaka ko nanjye nirirwa ubusa nkarenzaho umuyaga. Ndara nikubye kugira ngo burabwegerane. Ndabona ufite amasabune n'itabi n'ibibiriti. Ndibwira ko uri umucuruzi ukaba ari ubwo ufite amafaranga. Na faranga no kwigana abacuruza ngo ndebe ukuntu aramuka iyo nta baguzi nabonye nanjye ndabwirwa nkaburara cyakora mwe tujyane icyo ndya nawe urarya icyo urakoze ibyo gucuruza byo no guhonda imonye gusa kuba muri uyu mujyi ukennye biragatsindwa n'Imana bona abantu bose bagukandagira hejuru ni wowe umujyanye naho reka tata wandiye Imana izagufashe rwose urakoze ndakoze se nkoze icyo kagira Imana ngaho nwaza tutuntu tugende ko yibagiye agafuka kawe nari ngabagiye kandi ariko kamfashije niko niseguye nijoro Ibyo babimenyereho nibyo bita kwisegura izira nyabusa uwo muroho kuri isi wagutangiye ahinda ntwaza tugende Kafama ngaho umaze kwicuza ari ngaho mbwira neza koko utambeshye umbwiza ukuri byaba ari isi rero yatumaga uvuga ibidafututse niko harya koko ubwo ngo waje gushaka se utazi n'izina rye simuzi rwose sinzi n'izina rye uzi se nibura icyo akora nawe byose nta na kimwe nzi noneho ugiye kunsetsa ubwo urikora uraje ngo uje kumushaka uzamushakira nzajya nshakira hose nzajya ndeba umuntu w'umugabo mukuru twaba dusa uwo musa uzamubwirwa nande ko abantu aribo bakubwira bati usa n'akana nawe ukirebera wagira amahirwe ugasanga murasa bitinze ugasanga nta naho muhuriye ahubwo nagira Imana nkamugwaho kuko mama yambwiye ko dusa cyane yawubeye cyasese hari abantu basore nta n'icyo bapfana noneho rero wowe ujya undebera umuntu twaba dusa urumva umuntu wese muzajya muhura maze uzabimbwire ahasigaye uzantungera agatoki gusa nirebere ariko se shaho udakabije umujyi ko hari abantu benshi b'amoko yose dore hari abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki hari abakize n'abakennye muri abo bose uzamenya ushakira he koko niko ubwo se niba yikiriye uzatinyuka kumuvugisha kandi uri umuhonda mu nyange koko agomba kuba yarakize kuko mama kera afite ibifaranga byinshi cyane kandi yambwiye ko ari papa yari yaramuhaye naho kumushaka nzajya ndebera cyane cyane muri za kiliziya mbona abantu bo bakire ari bakunda kujyayo uzi ko usetsa rwose hanyuma ni ukuvuga ko abakenera batumva misa cyakora ngaho uzashake sinkuje nzaba ndeba ko uzenguruka kiliziya zose z'i Kigali ushakisha buri cyumweru niko uzazenguruka ushakisha oya si mu misa nzajya nshakira gusa nzajya njya n'ahantu hose habaye ibirori ubukwe n'iminsi mikuru ikomeye naho kumuvugisha nzamwihambaho nashaka zanyice ariko se sha tubigarukeho ahantu uri umutekamo ukawumbeshya koko oya rwose ni ukuri ko Imana sinkubeshya ariko numvanye hari ahantu hahakenya sinabitinyuka ahubwo kuba numvanye hari rwose mwakoze cyane erega shansanze uryamye hariya binyibutsa ibintu byinshi bikwibukije iki byihoreshaho izina ryanjye ni Miruho umuruho wanjye watangiye kare ariko naruhiye muri Kigali watangiriye hariya wari uryamye nahakuye n'umuhungu w'umuboyi wari uvuye ku isoko guhaha mbese nguko hankuye rwose yaraje aranyegera mbaza undi wenda mwibwira mpaka utujumba yaravuye guhanda hekenya nuko ndahembuka
yakugiriye neza cyane koko. burya rero kugira neza kenshi si wiyitura ahubwo nawe ushobora kwigirira undi. Cyakora kuko ngeze hariya nibutse ibyo bintu amaguru yanga kugenda niko kuza ngusanga kugira ngo nkubaze ibyo ari byo. ubwo rero umukozi twarajyanye anyereka kwa shebuja hasigaye nkirwa nzerera nkaza saa 8 n'igice abakozi basubiye ku kazi akampa uturyo nkarya nkagenda. nabwo nkongera kugaruka nijoro shebuja yaryamye akampa utwambikiye nkarya nkaryama nuko nkongera nkazinduka ngenda. umara iminsi uba utyo koko? rwose ahubwo naje kugira amahirwe mba muhereza abafundi bubakaga hafi yaho narindi ubwo mpakura amafaranga 1000 ntangira gucuruza utuntu two mu ntoki ureba. none ufite aka kazi ucururizamo abona harimo n'utuntu dutubutse? nyaka ngakureba nakangira nta kandi ngacururizamo kandi nkanakararamo. dore ntureba aha ngaha aha niho nsasi yo bwije nkaryama aho ngaho iyo bukeye nabwo ngasasura kugira ngo mbone aho mpagarara nitwa ngo ndacuruza. ubu se nakabibwite? ashwida nishyura ubukode buri kwezi. iyo mbonye ayo nishyura nayo ndyo bihagije igihe miruho nta bundi bukire ntegereje ubu ngubu nuko iberaho ku bugenge gusa ibintu nanzasubira iwacu njye kuguya. hanyuma se ubundi kuki waje kuruhira no mu mujyi wabaye waragumye iwanyu mu cyaro? nibwira ko umujyi ariho hari akazi ko nzabona amafaranga menshi ngakira. nubwo iwacu ari nta babyeyi ngira nabaga kwa sogokuru ariko naremerewe neza kurusha ubu ngubu. iwe se nta babyeyi bigira? ntabo ngira. mama yapfuye kera ndi mutoya ariko ndamuzi neza bambwiye ko n'umugabo yari yarashatse atari we data ahubwo nabaga kwa sogokuru nyine data we simuzi. mama niwe yari umuzi wenyine ariko nta n'undi muntu yigeze amubwira nanjye yapfuye atamumbwiye. nawe rero ntuzi so turi kimwe noneho. oya shanibe nawe ufite nyoko. ibyo byo icyama nkazaba umugabo sinakora nka data mutera kuko umwana ntumumenye. ayo ni amafuti kuri iyi si nta muntu hampemukiye uretse data wambyaye ntandere gusa. wowe se hari abandi ugira icyo mupfana waba uzi? nta muntu n'umwe tuva indimwe. mama yapfuye nta wundi mwana abyara ariko bo buva indimwe bo ndabazi bose hashize imyaka 10 mvuyeyo. yamaye nkaha umugire gusaziyemo. urabaza umujyi ndawuzi wose. Nyamirambo, Biryogo, Kicukiro, Kacyiru, Kimihurura, Kiyovu n'ahandi hose nakubwiye. yewe we reka rero ngusetse shaho ukuntu naje no biratangaje. hari umugabo waruje aho ngaho afite Toyota nyine aho ngaho iwacu duturanye bavuga ko abi Kigali. wese nama nyijyamo ndije. ntabwo yigeze amenya ko nayigiyemo. nari ndagiye ne hafi aho ngaho nuko azamuka umusozi agiye iwabo nta muhanda uhari uhagera. imodoka yisiga aho ngaho nyikubitamo nicara mu ihema ndanuma. ntiyagira umuntu ayisigaho koko? ashwida nta n'undi muntu wari aho hafi. nyijyamo ndinumira ndicecekera. iherese zibizande ibyo se urabimbaza niba n'ubuzi itarataha simbizi sinari nk'ibitekerezo rwose. gusa wari uzi werekeza hehe? nari nyobese ko tuyi Kigali n'ubundi nashaka kujya uretse ko nta mafaranga nari mfite yangezayo. iyo ubwo twanayigiyemo turagenda numva arayihagaritse. ugira imana ubwo bugeze numva arakinguye yinjiye iwe nanjye menya ko twageze i Kigali mvamo ndigendera. ntiyakubona ntagira n'undi muntu wo mu rugo rwo kubona? gisiranye no kumubona kugeza ubu ngubu to nawe yasinanamumenya. icyo nibuka ni kimwe nuko yari afite inkovu nini hafi y'ugutwi gusa nayo nayireberaga mu ihema ndunguruka. nyuma se sha wamenye werekeza hehe? reka daraho narinzi se. upfa gufata umuhanda ubonye wose uragenda? napfuye kugenda gutya gusa nta hantu na hato narinzi. bwije rero nibwo nagendaga nkiryamira hariya nagusanze nawe. abantu burya kuko bahuza imiruho kuki utisubire kwa sogokuru wawe kandi wari uhazi? mu mujyi se shaho mu mujyi hararuze. ubu hararuze rwose ubwo uhabona gutya. iyo nta kintu ufite ugira isoni zo gusubira mu cyaro umeze nabi. ntabwo kandi waba hari ikintu ufite na gito kumva rwose utahava kandi nta kintu hakumariye mu by'ukuri. nuko umuntu ahera mu mujyi ntacyo yamumariye. njye nta bene wacu nzi usibye mama gusa. cyakora mba afite n'abasura. ntabuzi waza baje nyoko se ntiyabakubwira? iyo mubajije ibyerekeye ibyo arambwira ngo sindakura ngo azaba bimbwira. n'ubu ntabwo azi ko naje ino. ubu azanshaka mbure azabona asubiyeho kumubwira ko data namubonye cyangwa namubuze. ariko sija tubigarutseho ubwo urabona uzamubona koko? ubwo ushaka mfite n'urukundo mufite nubwo ntamuzi bizatuma mubona. ariko ntakindi yarampemukiye ubu ntazi ko yambyaye koko. ikitampangayikishije jyewe nibyo. jyewe miroho rwose ibyo ntibimpangayikishije. nari kumukunda iyo ndera naho ubundi kuba yarambyaye gusa ntandere nukundushya gusa nk'ibindi byose yarahemutse ahubwo nta n'icyo yakoze. naba nawe ariko ufite ukubwira ko akiriho nuko ameze naho jyewe nta n'igitekerezo. nzamushaka nzamushaka pe ariko ndabigusabye rero nawe uzamfashe. sha
akababaro kawe kangeze ku mutima nzagufasha uko nshoboye kose. Rwose urakoze. Dore n'ejo ni ku cyumweru uzaze nkwereka ari za kiliziya uzajya umutegeraho. Ubwo nzazikwereka zose. Ese uzajya muzihureka izihe ko ari nyinshi? Nzagenda kuri imwe nawe ujye ku yindi ku kindi cyumweru maze duhindure. Ubwo nuko uzoye kumva misa zose? Ariko none se sha yaba ari umuporoso cyangwa wo mu rindi dini utari umugatolika? Oya, mu tubazo twose nabajije mama yambwiye ko datari umugatolika. Nzagufasha. Aho ndabyemeye nzagufasha. Rwose urakoze. Ariko nabona bwije, reka mfunge tujye kureba icyo turarira. Kandi ndoze yakiri ku manywa. Nta matara gushuka. Kubera amatara. Nta matara gushuka ubwo ibyo mu mujyi we ntabwo urabimenyera ntubizi neza. Hano giye ntabwo nteka sinabona n'icyo nteka. Sinabona naho ngitekera byose ni akantu kameze gutya gusa urabona uko akazu kangana. Ni hato yako. Uburiri bwanjye bwo mungana n'agapfunsi ariko turihengeka turabakwirwaho da. Ubwo tuzatangira ejo rero? Yebwo na hejo tuzatangira nta kibazo kindi. Ariko wenda iminsi uzajya wijyana kuko nge ngomba gucuruza kugira ngo ndebe ukuntu nabona kacyayi ko kurandoza ko ariko kantunzi. Nibe ntacyo uzamfasha uko uzabyumva bigushobokeye rwose. Oya humura rwose nzagufasha. Reka ahubwo nkinge tugende tudasanga abana bimaze dore ibyamake biba bikenewe na benshi. Ubwo bibahe? Ni hano hirya mu gakinjiro ntabwo ari kure ngwino tugende. Bite kuje uhanya umuto? Ye ngana bazanye umwana w'umugonzwe n'imodoka kandi atakaje amaraso menshi cyane. Biraba ngombwa kumuhandi kandi turapimye dusanga amaraso ahwanye nayo ikiciro cyagiye gushira hasigaye make cyane. Muhamuzanye se nta bene wabo bahuje amaraso bashobora kumuha? Kwida nawe muraruje aho imugongeye. Bose base bitahira hasigaye umusore umwe gusa sinzi niba hari icyo bapfana. Muhamagara umumaze niba ari hafa. Ko ye muhungu hari icyo bapfana n'uyu muhungu muzanye wagonzwe n'imodoka. Oya ntacyo dupfondetse ko yaje kunsura dutemberana gusa. Nta bandi bantu bari aho se bashobora gutanga amaraso? Hari abarwaza gusa ariko sinzi niba bose bazi ibyiciro by'amaraso yabo. None bazo uwo musore niba azaho ikiciro cye. Niko wowe wabuze icyiciro cy'amaraso yawe ra? Ntabwo mbizi. Ntabyo. Ntacyo nimufata babemereye mubapimishe murebe ko nta n'indwara zirimo. Harya ngo wasanze ikiciro cyari B? Nasanze ari B. Ndibutse D. Ubwo ahuje amaraso n'umugabo wanjye. Reka mu telefone numve ko atarajya mu misanyure hano mubwiranyure hano dutabare. Mwiriwe. Telefone ivuze nari kugenda neza neza. Ahubwo uwo murwayi agira amahirwe. Yagize imana kuko nimwicare. Mwicare hano. Nari mbuze ukuntu mbigenza rwose. Oya ntabwo nakwanga gutanga amaraso. Cyese atari gutabara umuntu. Tega akaboko neza. Gutya. Gutya. Nibyo rwose. Erega urandenganya ubundi simba impenyereye. Harya ni ubwa mbere utanga amaraso? Ni ubwa mbere rwose. Nta wundi muntu nigeze mpa amaraso. Gira utya gato. Aho ntibibabaza? Oya humura. Yewe n'umwana agira imana koko. Ubuse ntabwo ukererwa misa? Ndakererwa ariko ntacyo. None se gukiza umuntu se niba amaraso araba ngombwa ngo akire hari misiruti iyo ngiyo? Cyakora dufashije urakoze. Ubu tugiye kuyapima turebe ko ari meza tuyamuhe. Nizeye ko aramugirira akamaro. Umerewe ute se sha? Ntabwo ndumva mbabara mu gatuza. Uyihangane uzoroherwa. Ihangane. Hariya cya gishoferi kugeza ubu ntibarakibona. Reka da cyamaze kubonga gihita cyanduruka. Cyakora nimero z'imodoka nazibwiye abajandarume bari hafi kumufata. Sha nagenda arampamukiye rwose. Naherutse ngonga nitura hasi. Nongeye kugarura Kenya sanga ni nyamyahanga kuko ntageze sinkuzi. Nahise mpagarika indi modoka abantu baramfasha tukuzana hano kwa muganga. Cyakora ndabona kuvura neza da. Niba umuti utarababaye cyane ahandi wazakira vuba. Turashize iminsi 3 gusa none urumva kandi imbere utaranavugaga. Sha sinzi ko nzongera kugenda neza. Numva amaguru yose yarashengaguritse yose. Humura amaguru nta kibazo wazakira vuba. Neje wundi ukabura simbuka. Nuko rero nanyeganyeje kano kaboko. Abaganga urabazi bazakuvura neza uruherwa ku buryo utabikeka. Ariko se sha wakwegutse gato nibura ukagira icyo ufata ko nari nkugemuriye. Reka nkwegure. Ubiteretse aho ngaho.
oya reka nkwega urubanza ugira ntabwo biteretse aho ngaho igihe ntikiragira. ese muganga aheruka kuza kureba ryari? Hari umugore ukunze kuza kumvura yahavuye kare cyane, ni umubyeyi mwiza ariko disi mbona nyitayeho cyane bya kibyo atari ukumvura gusa. Bimikize rero ko nzakira vuba, cyakora ntabwo nzi izina rye. Nibite wowe kuri hano muhungu? Narinje gusura uyu murwayi. Ni murumuna wawe? Oya ntabwo ari murumuna wanjye, ni inshuti yanjye. Ese ababyeyi bawe ntabwo bari baza kugusura? Erega ntabwo baba ari inaha, nta wundi muntu afite bamwitaho uretse jyewe. Yari yaje kunsura ariko hari n'umuntu yarebaga hanyuma agira impanuka ataramubona we. Ubwo wowe ntibarabimenya? Uzaba mutumireho vuba. Niko ye urumva woroherwa? Ni buhoro buhoro. Humura uzakira vuba. Reka ndebe uko amaguru ameze. Humura ihangane, hazakira vuba rwose. Mu gatuza haracyakurya? Haracyandya ariko ububabare buragenda bugabanyuka. Reka turebe ibyo mujye muriza. Nibi ni ibyo ngibyo. Ibisa nyabusa byatunga umurwayi? Ubugari n'isupu y'inyanya gusa? Ibi nta ntungamubiri nyinshi zibamo. Bitunga umuntu da? Gikora ibyo ndimo ugashinda ugataha. Nta kundi nabigenza rero mubyeyi. Yewe maze ntuzongere kwirirwa uvunika, nzajya mushakira ibyo arya. Murakoze mubyeyi. Ni wowe uzajya uza kumureba gusa. Mugize neza rwose. Naje kureba uko bimeze, ndagaruka kukuvura. Ndaza kukuzanira n'ibiryo nimugoroba. Urumva? Murakoze rwose. Wirirwe kandi witonde. Sinkubagana. Komeza uryame ntukubagane. Ariko sha nubwo wagize impanuka ugomba kuba ufite imana idasanzwe. Njye n'ubwa mbere mbonye umuganga wita ku murwayi kuriya rwose. Uzi ko kuvugisha neza ukumva urakize burundu. Uretse ko nyine atari ibya bose, hari abaganga bari bavuga nabi yaza tukagira ate ukumva indwara irakabije. Mbega umuntu mwiza kugeza ubwo yiyemeza kuzayanzanira n'ibiryo. Ntibyumvikana rwose. Ntabwo byumvikana. Kubona ntarapfuye kandi byarashobokaga. Imana turi kumwe nta gushidikanya. Byarashobokaga da? Kubona rero ndi muzima mvuga ukaba nawe warandaruje kunzira kandi utanzi, none uriya mubyeyi ukabyara wowe akaba anyitayeho kuriya. Imana turi kumwe pe. Ntabwo rwose nta gushidikanya. Uriya mubyeyi iyo abana be bazakurikizaga imico myiza ye, Imana yo muri kumwe ku bintu nka biriya ntabwo bisanzwe. maze rero kagiye kujya nzanira n'ibiryo. Uriya azajya nzanira byinshi, usanga mu masaa 7 na saa 1 za nimugoroba maze tubisangire. Yego sha ibyo nibyo. Yari byo rwose ubufaranga ari kuzajya utinze nzajya njya ariko nzajya ngusigira, si byose? Aho niho. Nibyo pe. Iyo nama niyo. Ubwo dufaranga nari kuzajya ndanzajya ntubikaze kandi ducuruze. Ibyo ari byo byose bizaba biruta ibyo naryaga kure. Iyo nama niyo pe. Ahubwo uzave mu bitaro utizi tugiye dukomeza tubona ibyo so tuzaba tumushaka. Si byo se? Oya ngomba kumushaka vuba nkamubona cyangwa nkamubura maze ngatahira urugo bitarashira. Ubu se ko wagize impanuka tugiye kumureba twakongera ukagira indi. Ese agomba kubatera n'umwaka. Oya nta mwaka atera, iyo abawutera mba narahise mpfa. Naho iby'indi mpanuka ubwo niko bizabigomba kugenda. Reka nivugiraga da. Reka ahubwo nkwegereze Samuel, ndashaka kugenda ubundi bugaruke ku mugoroba kureba ibyo umubyeyi aza kuba yakuzaniye. Ihangane reka mufashe. Humura. Wihangane gerageza. Ko ntabwo gerageza humura uzoroherwa vuba. Ngaho ube wiriwe rero. Urakoze. Naha nimugoroba. Nimugoroba. Ngaho wirirwe. Mwirirwe. Urumva umeze ute noneho? Meze neza. Nta wundi muntu uraza kugusura? Ntawe. Erega nta wundi muntu nzi nangaha. Wa muhungu ni wenyine muziranye muri uyu mujyi? Keretse we wenyine gusa. Reka ndebe ka kaboko. Gira utya. Iyo ukagize utyo urababara? Oya. Nduva nta kibazo rwose. Yongera ukarambike neza. Ubwo nta kibazo kinini kirimo. Oya ntacyo. Kariya kaguru niko kashigishwe cyane, ariko nako humura kazakira vuba wongera ugende neza. Bizafata nk'iki kingana iki? Bizafata nk'ukwezi kumwe gusa. Yeba we nkiryamye aha ngaha. Ari igihe kirekire humura da.
ko hari abahamanye imyaka se. mama azagira ngo narapfuye. Ese nturabwira wa muhungu ngo atume ku babyeyi bawe? Oya, yakuka umutima maze bikamumerera nabi. Naso ntashobora kuza se? Nta data ngira. Yo, umwana mwiza nkawe mbese ntasugira. Yitabye Imana umuzi? Ntabwo uzi niba ariho cyangwa niba yitabye Imana. Ntabwo umuzi? Ntabwo muzi. Sinigeze menya n'uwo ari we rwose. Nzi mama gusa. Kariya ngo mutuye he? Dutuye kuri Goma muri Zaire, ariko mama na papa ngo bavuka mu Rwanda. Kubera ko dutuye hafi y'umupaka cyane, njyana na mama ku Gisenyi kenshi cyane. Aha niho nzi neza honyine. I Kigali mpageze vuba sindahamenya. Yababazwa n'ibyo tuvuze. Reka ndetse tubyihorera uzaba ubimbwira neza wakize. Urumva? Humura nzagufasha. Murakoze rwose. Ngaho yeguka gatoya ushyikira ibiryo bibiri. Tore n'amata. Nizeye kuyanywa. Murakoze rwose. Ariko si ibisore byose ni ibyanjye njyenyine. Ni ibyawe wenyine witonda uryo uhaga. Sinaheruka kurya ngo mpage. Ngiye kureba abandi barwayi rero ndagaruka kureba ko warangije. Murakoze. Mbega ibiryo. Sinama ndabanza ibihe. Ndahera hehe. Ifiriti, umuceri, ibishyimbo, inyama. Mirose katinze ndabigenza newe. Ndabisigaza mbere basungu. Ariko sinaruta mucura. Nubwo bwaba ari ubusa bwose nkazwe ngo ari byinshi. Ese shaka wivugisha bite? Ibi byose do. Ibi byose ni byakuzaniye? Ibi byose. Yamaye nkata. Cyangwa nawe araza kuryaho. Oya, ni ibyanjye njyenyine. Dore ibiryo dore bigireke za nyanya zanjye z'amafutu. Reka dutangire tugihereze bishyushye. Ese ndahirahira. Bana kubyibonye. Biryoshye bite? Ibiryo birakaranze pe. Cyane. Reka abantu bijandika mu mazi gusa. Nagaho ko tuturi mu kanjo. Cyangwa kwirwe mu nda. Biraryoshye. Watamira no kuyama ngo wumve. Cyakora birakaranze pe. Ureke abane babijandika mu mavuta maze bakabikuramo bidahiye maze bakanura amafaranga yabo. Watamira no kuyama ngo wumve se. Nta bitangaza pe. Reka tusi nta cyoroshye. Ndebirizi dododo. Bamukaza vindi bamwe bataje zimwe basiga ku muhanda. Ubwo Bagenda bakandagira. Imbura budu zigiye kuwa mu bitano mu rukiga barahabeshyera. So ubabara cyabwumvara. Ubabare. Mu buryo warurwaye inzara ririmo nayo. Sha nuko nabifuza ko nyina wundi yamuberanye na. Nahunge. Ngo mbyifuje pe. Yewe tamufite nakwemera ko musimba uri amubyeyi rwose. Nyinshi. Maze nkumva ububare burakabanyutse neza cyane. Afite impuhwe cyane rwo uri amubyeyi afite impuhwe. Yewe udafite mama nakwemera ko musimbura. Afite impuhwe nyinshi reka nawe yagukundira. Aha. Singiye kurushya rubanda. Aho ngeze nshobora kwitunga nabi ariko nkabaho. Izo mpuhwe tubona rero ntabwo zamara icyumweru. Oya, uriya we ntasanzwe. Ntacyamuhindura umutima. Cyakora aragukunda ibyo aribyo byose. Aragukunda pe. Urabizi? Amam, rero ndumva nijuse. Reka mpaguruke. Haguruka gato. Reka mpaguruke. Maze utinda. Ese nubicu, ndumva byagiye n'uruhande rumwe. Aho. Reka ngende. Atansanga hano akagira ngo nza kukwambura ibiryo byawe kandi koko ari byo. Reka ibyo ntacyo. Ubwo si byiza nuko nabisigaza amazi bigapfa ubusa. Nzajya nsikigiye ku mugoroba. Na saa saba ku manywa. Sibyo? Kugeza igihe uzakirira. Cyangwa uzi ariko sha undi uzihamire mu bitaro upfa kudapfa gusa. Uzihamire mu bitaro uzageza tubona dukomeza kwirira sibyo? Ariko Shamiro nubwo twarya twagira urumva wowe uri hanze ucyo cyenda witegereza undebera ko hari umuntu twaba dusamazure bahata. Sibyo? Ibyo nabyo. Nzabikora uko ubishaka nzabigufashamo da. Cyakora nawe nawe uzakira vuba. Ngaho reka nyaruka atansanga hano. Uzakira vuba nta kibazo. Reka nyaruke. Ngaho uramukiye. Kavama, urabona ibintu byanjye bitariyongereye reba. Ndabibona byariyongereye cyane.
ubundi sinumva uko wabigenje. ubwo ntiyumvishe impamvu se? Oya niyihe? nuko naheruka kubikoramo ngo ndagura inyanya n'ubugari byo kurya. uriya mubyeyi ugira ngo ntiyadukoreye. yewe nibyo koko, reka ibyo yadukoreye ntawabwira undi ngabyumve. uretse n'ibyo bintu kandi wari umaze no kuba igisore kinini. ariko nanjye nuko da nanjye nabaye igisore. umuntu we ntiyakumenya. uretse ko numva ntacyo bimariye, nari nabona data numva ibintu binyobeye koko. turavuga ibyerekeye gushaka so. ibyo kumushaka rwose numva binyobeye. umva nawe aho nabereye mu bitaro wambwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ubona dusa, haba mu nzira ndetse haba no muri za kiliziya. ndashwida gusa koko nzabigirane. oya ubwo nugutaha ukajya kwiga, nugutaha ukajya kwiga ubundi nyoko baragutegereje cyane kandi yari yahangaritse. ntiwambwiye ko waje atabizi? ashwi sinabimubwiye, iyo mbimubwira ntabwo yari gutuma nza. ashobora kuba yarabiketse abonye ambuze kuko nari narigeze kubyivugisha, ariko ntabwo nari nkomeje. erega uretse nuko wagize iyi mpanuka ntushobore gukomeza gushaka, naho uri ntibari kumubona. umuntu utazi ishusho izina cyangwa se aho atuye mu mujyi nk'uyu urabona wamubona? gusa kuko nzashobora kuba ntamuzi pe, ntazi nuko yapfuye byibura ngo bigire inzira, cyangwa nzongera ngaruka undi mwaka. nubundi inyoko azajya ahora gucunga ntazatuma ugaruka. mama ntashaka kongera kumubona bibaho. ese ubundi yaje kumukurebera? umenya ahari barahemukiranye, ariko si nk'ubu nkanjye kuko ubu ndazira iki. erega nanjye sinzi ko nzabona imbaraga zo kugaruka kumushaka nkibuka umwaka winazanye, ariko nzagaruka y'ubusa. yandushya data yandushya, kubona koko ndararwa ntambi inzara ikanyica ngasabiriza kubera we. nta n'ikibi nigeze mukorera koko. ubu siyo ntakugira simba narapfuye cyangwa nkiba. kwiba? uzakinisha ikindi. washoboraga kwiba bakagufata bakaguhatahata ntibazamenye n'irengero. wenda abo ngabo bari kuba bamuha utwabo. ubu se data we yamuha iki koko? agatuza kanjye karenze gushenjagurika gutya atari ukubera we? ese ubwo ntazi ko ndiho koko? ntazi ko yambyaye? mfasha ubwo se umubwiye iki niba afite abandi bana yabuze n'ahashyira? ibyo bose yanjijije iki? simfite amaraso nk'ayabo. mama yambwiye ko kandi ko nsa na papa wunguwo cyane, cyangwa wenda we ntabwo azi ko dusa. nubwo yabimenya ni hahandi. niba nanyangaje nzakomeza mukunde Shamiru, ndamukunda kabiri gatatu, ndamukunda nashaka azafata nantekereje, nzakomeza mukunde nubwo ntamuzi. Shaho rero urwo rukundo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. ahubwo reka nkubwire umuntu ukwiye gukurwa n'uriya mubyeyi wadufashije muri iyi minsi yose watugiriye neza. cyakora koko nawe urukundo rundi jye narugize mbuzondwereka ndarureka burundu. uriya mubyeyi nzamukunda iyo aturwanyeho bikabije pe. nubwo numva birenze ubwenge bwanjye, n'ubu ngubu kuko numva birenze ubwenge bwanjye. ubuze ko ibiruhuko bishize nkaba ngomba gusubira kujya kwiga, sinkwiye kujya kumusezeraho maze nkanamushimira bwa nyuma. ibyo nibyo ibyo birakwiye, ariko se tuzamusanga ku bitaro kwe tutahazi. tuba dukwiye kumusanga mu rugo, ikibazo ni ukuhamenya gusa. reka mubwire nungutse igitekerezo. ejo saa sita zajya kumureba ku bitaro, mfite agapikipiki, hari umusore uzakantiza, ntabwo azakanyuma ndabizi. noneho imodoka yinjiyemo nyikurikire mpaka kugeza avuyemo atashye, ubwo tuzaba tuhamenye maze tuzajyayo. usika ari byo koko? ubwo turaba tuhamenye tuzajyayo saa 9, asaba ari mu rugo hazaba ari kuwa 6. ariko rero umuntu watugiriye neza kuriya twagombye kujya hari ikintu tumushyiriye. twamushyira iki? abantu mwabara ko bafite ibintu byose, ikiba badafite twamuhana iki? ikibazo nawe kiri ubu se muri utu tuntu twanjye koko nta kintu kirimo. yewe nta n'udufaranga afite twagura icyiza adafite. tubigize dute rero? umva rero icyo twamuha cyaba ari urwibutso gusa, urumva? ese sha niko wakwifotoza twembi maze tukamuha agafoto kacu. siko ari nibyo? uzi ko ibyo kora haro uri umugabo rwose, kora ahangaha. icyo ni igitekerezo cyawe, ahubwo reka tunyaruke. ni ukunyaruka maze ejo tukagenda tukabitunganya saa 9. umuntu akabwira ko byihutirwa bakayagira vuba tukazayimushyira. icyo nicyo kintu atabona mu byo afite byose. injira. muraho. yego muraho namwe. kavamo ha muraho. yego muraho nawe Miro. muraho neza. yego mwicare. murakoze. niko se kavamo ha
urumva umerewe neza warakize rwose yewe ndumva ameze neza narakize cyane yewe ni byiza rwose dore na kakaguru nako do karakora karagenda nta kibazo ni byiza cyane karakora mama kabyere se ngo mbahe iyo nkabonye igihe ndanywa akafanta ntacyo rwose reka nze mbazanire urabona ibintu biri hano natangaye nta handi hantu nari nabibona nuko nawe twari twabura hakomeye urumva nanjye numiwe ubwo mu ijuru ko harushangaho ubwiza ntabwo mbihamya nta rindi ijuru ntirigire maze rero naza ndahitamo aka gafoto gategure araje nari mbakumbuye rwose natwe nuko kubona rwose warakize biranshimishije kavana hano nanjye narishimye cyane abaganga ni abantu beza cyane mwakire murakoze muryoherwe murakoze amakuru se yandi ariko ni meza harya ubu ngubu iwanyu ntiwigeze ubatumaho ngo ubabwire ko hagize impanuka oya nanze kumukura umutima azaba abimenye ubu ngubu ngiye gutaha nzagenda ejo ahubwo we yaraje kubasezeraho tukaboneraho kugira ngo tubashimire neza mwatugiriye ariko ntabwo twabona uko tubivuga aho mu bikorwa cyangwa se mu magambo gusa ahubwo twabateguriye aka gafoto twagira ngo tukabahe kabera urwibutso ni muhumere mera agafoto keza k'abana beza murakoze ishenge mwembi mufatanye uzi ko musa yewe wagira ngo mufite umwe rwose ubu ntacyo mupfanara oya ntacyo kenshi abantu ntacyo rwose ni keza cyane cyakora rwose mwaramfashije bitavugwa nta kundi kuntu nabona nabashimira imana izabampembera ntacyo bitwaye rwose mwiriwe mwiriwe kose twabonye abashyitsi muraho neza muraho yewe ni wa mwana najyaga ngendera ku bitaro na mugenzi we uyu se niwe kava amahanga niwe kava amahanga ushaka kava amahanga muraho yarakize rwose byanshimishije uyu se we yitwa nde nitwa Miru uraho Miru muraho cyane komera umugenzi we nyine baba yamwitagaho cyane warakize neza shaka ubu ngubu narorohewe rwose nuko shaka ahubwo ejo nzataha ni byiza rwose twari tuje kubashimira ko mwadufashije ejo azagenda tubafasha ibiki ahubwo ni byiza ubundi se ko abantu babereho gufashanya reka ni abana beza rwose kandi bitonda dore n'agafoto agafoto batuzaniye ngo kurwibutsa ukuntu babitekereje ese washa muri abavandimwe ko musa ntacyo dupfana bishoboka murasa cyane rwose ntacyo dupfana reka rwose ubitegereje muri abavandimwe nuko basha muri abana beza rwose reka mbike bino bintu ndaje tuganire oya nanjye nyarukiye mu gikoni ndaje mube muganira nawe urabona uriya ni wa mugabo neza niwe namumenye wa wundi wanzanye igihe nazaga sinabikubwiye niwe rwose namubonye nubona niriya nkuvu iri kutuma nakubwiraga sinabikubwiye ubwo nabitekereje warabimbwiyeho uzi ko igaragara cyane niwe rwose nahuri shika ndabona arakize icyo ambwira akazakora ndabona agarutse ese washaka ko mutanywa turanywa nimumwe rwose nta kibazo barabonye n'akandi yego yinjira birenze abandi bravo habishu kamera amakuru ki cyane meza muraho namwe ba muraho neza muraho cyane ikibazo ufate kuri kabyeri murakoze abana sinabaye ko mbona ari ubwa mbere mbabonye hano nza bando aba bana ni ubwa mbere ni n'ubwa mbere bagera hano nanjye sinari mbazi rwose ariko si abana ko mbona musa ntacyo mupfanara reka da ntacyo dupfana rwose ashwi sinakubwiye ko wacu ninjye muhungu njyenyine mbe habicu mwiriwe waje ryari se usanze aribwo nkigera hano da cyakora rwose usanze uyu mugabo barimo arambeshya ngo abahungu ntacyo bapfana reka ntacyo dore baranasa ariko cyane cyane uyu muto ntacyo bapfana ariko ko basa koko reka barasa cyane nabona nanjye bwa mbere nabonaga hari umuntu basa ariko nkibaza uwo ari we mu mutwe wanjye simubona dore n'uyu mugabo we nzaba none nabivuze nsanga niwe neza
yewe abantu bapfa gusa ntacyo bapfanara reka ne ariko si ubwo murabivuga mukomeje koko yampaye barasa we yewe nawe byirebera umbwire rwose witegereze uruhanga ni wowe izuru ni wowe umunwa ni amaso ye sinakubwira barasa n'ukuri ko ntazi uko nsa nawe gusa se ndabyitegereje mbona nibyo rwose oya rwose barasa ariko mbere hose naruraga hehera aho da urabona iyo mbibona jyenyine mwari kuvuga ngo ndabeshya oya ntabwo ubeshya rwose barasa yewe ahubwo nzabando niba guhindorerwamo wirebe niba wariyibagiwe rwose aba bana murasa uzi ko kuko ari byo ariko si ubwo murabivuga mukomeje koko kandi ukuri nuko nyine nta wuti nta muntu wireba ahubwo ngaho reba neza nawe murasa niko sha sinaba ntazi uko nsa nkumenya abo dusa rwose niko sha we mukuru wanyu ni he Karame iwacu ni Kibungo muhe komine muri komine Kigarama aho ko muje kumena aho wenda ntibamuva indimwe ngusha iso nindera nta data ngira yarapfuye se ntabwo nigeze bumenya sinzi niba yarapfuye wigeze umumenya ntuzi niba yarapfuye oya nta kintu bigeze bamubwiraho ntabwo mbizi mama wenda nawe nuko ntawe mfite oya we yitabye Imana nkiri muto yanarerewe kwa sogokuru cyakora ndamwibuka kuko nari mfite imyaka 5 yitwaga nde yitwaye Nyiramanadera Nyiramanadera iyi ni ryo zina rye Nyiramanadera niwe nyuko niwe mfura ye ni yege nyine yitabye Imana nta wundi mwana byaye hanyuma we sha ababyeyi baba bariho njye mama ariho ariko data we ntawe ngira yitabye Imana ungana iki ntabwo yitabye Imana ngo ariho ariko usibye ko ntamuzi ngo ariho ariko ntumuzi abahe mama yambwiye ko abi no mu Rwanda nyoko se wabaye njye na mama tuba muri Zaire kuri Goma hanyuma se bakaba mu Rwanda niko mama yambwiye ko iwabo kavukira ari mu Rwanda hitwa i Butare njye rero aho ngaho ntabwo mpazi na so saba i Butare oya we ngabi ni Kigali sha nyoko we yitwa nde yitwa Kayitesi Yudita Kayitesi Yudita niwe Kayitesi Yudita niwe nyoko uramuzi niwe mama ko ndumva abo bantu usa n'ubazira aho da mada tuvugane gato habishu ndaje ndabanganira n'abana banyina hose ko numvise usa n'ubazi naho si bene wanyu ntabwo ari bene wacu ahubwo nibyo nagira ngo gusobanurire cyakora ndabanza kugusaba imbabazi kuko ntabigusobanuriye hakiri kare ryari ibanga ryanjye njyenyine nuko ntarabyumva ndaziguhaye uwo Nyiramanadera ntacyo dupfana ariko haba ni mu cyerekezo cy'iwacu muri komini imwe tukiri bato rero twigeze gukubagana nari mfite imyaka 17 nibwo uriya mwana avutse niyo byose no wawe nibyo rwose simbishidikanya ayi wowe uretse ko avuka icyo gihe nari mu ishuri ntashobora kugira icyo mumarira bakaba yarabaga iwabo imuhira hashize imyaka nk'itanu yagiye gushaka umugabo kure agira ibyago apfa maze iminsi mike ye baba we ubwo nyine nibwo yasigaga kari ari agapfubyi kuba icyo gihe sinigeze menya iby'uwo mwana kugeza muri aka kanya wabaye umubyeyi gito bigeze aho ngaho koko ubwo se watinyaga iki ndakunda rero yego mbere ukiri umunyeshuri ho birumvikana ariko se waboneye akazi n'ibintu kuki utabajije aho waba wahora n'iki uruzi igihe cyose twamaze dushaka akana koko aho kugira ngo amaraso yawe yandagare we kumbwira ko umufite mbere yuko tunasezerana nkabyanga cyangwa nkabikunda ndemera rwose ko ari ikosa rikomeye nakoze nayo mpamvu natangiye gusaba imbabazi mbere nakeka ko mbikubwiye wabyakira nabi kuri njye rwose urumva ko wibeshyaga cyane mvuze ngo ndagukunda ariko umwana wawe nkamwanga ndumva ntaba ngukunda by'ukuri yego wamubyaye mu bukubaganye nk'uko wabyivugiye ariko ikosa rikomeye nuko utamugaragaje ngo mwiteho murere kandi uzi ko ari uwawe rwose aho nakoze ikosa rikomeye koko rwose ntuzigere wumva ko nari kubifata nabi uzi ko hambere ahangaha nari nakubwiye nti aho wavana umwana hose uzi ko ari uwawe namukunda rwose ntabwo ko ari ukugukinisha rero ntacyo cyakora Imana iramutuzaniye tubyishimira ahubwo uriya muto we sibye ni ibiki uriya muto nawe n'uwanjye nta shiti ntibishoboka ngo iki Imana isingizwe we birashoboka se kuko ibyiza nk'ibi ngibi byaduhurira koko ko icyarimwe yo byari byarihishe he cyakora madamu ibi bintu bimaranye igihe kirekire nirabuze aho mbituruka ngo mbibwire
nuko wimbabariramo rwose ubone nerashiriye imbere nta kibazo icyo napfaga n'umwana rwose ahubwo reka tugende ubibwire umubyeyi we uri umubyeyi koko tugende mbibwire. haba inshuti rero ndakumva uyu munsi inyenyeri ebyiri zirerana zabonekeye mu rugo rwanjye. reka si inyenyeri rwose n'igiti Miruho nawe kava amahanga. karame nyuma y'imyirondoro yanyu mwavuze mu kanya namenye ntashidikanya ko uretse no gusa ahubwo mwembi muri abana banjye. Papa mwembi muri abana banjye. muri papa ngira rwose papa ari we ngiye. reka jya ubu natakaye rwose Zawadi ni koko Zawadi kandi n'abari bahuye bashaka ni igitangaza rwose Imana yabazanye ni kubituye. ni wowe n'ukuntu nagushatse koko noneho urambonye mwana. ni Imana ibishatse.